Pake za ubuntu 4G za Airtel nizo pake ziga izindi mu guhenduka. Iminota na SMS utamara ku mirongo yose, gigabyte imwe buri munsi mu gihe cy'ukwezi ku mafaranga 3000 na gigabyte ebyiri buri munsi mu gihe cy'ukwezi ku mafaranga 5000. Wakomeza kwinjoyinga internet abigurira booster pack ya gigabyte imwe ku mafaranga 200 cyangwa gigabyte 5 ku mafaranga 500. Kanda akanyenyeri 255 urwego maze utangire. Ikaze ku murongo wa Airtel. Airtel, a reason to imagine. Maramutse boss. Amakurusha mukomere sawa. None boss dore porogo baranyirukanye na hano koraga banyirukanye ndi gushaka akazi nabo mwakama wese ushoboye cyane akazi kose boss ndagashoboye imizigo nzi kuzikorera inkwi kuzisenya yemwe ni mutavana amakara byose wese njeraje ndashaka niba waguha ishaka gusatura rukweho nashobora gusatura kanje ndege komara hane baragufite oya njentega n'utujyo dukera ngo naguhombya boss ngo umushogoro ahangaha ubona atari mu mujyi ngara tujye mushagoro yiwanyu mu cyaro ese boss umushogoro kari bijyo nk'imboga nk'izi komara ngibikwanga ngo ibiti byose ngunuze ese kari byo tujyaga namenya boss ko ibyo tutajya uje no gufura se gufura nabizi reba nishatse yaje wayifuza Yesu areka kakabare kacu urabona kazagera hera kacu ndi kubona kari gutera imbere tukugira n'abakiriye cyane ariko nta kibazo nje mu amasaha make ndabanizeye ko mfite abakiriye mu kanya urabona bageze abagara none se uje guteka umureti hajye umureti bose baba gusagura umureti wa madeni umwe wari gushaka kazi nibyo utazi gukora oya nese bose murango yaje nabyiga kanabimenya rega iwacu ni mu caro ubwo muri byo gukora rero jewe nzi guteka umushogoro nzi guteka n'ibikwanga mu shashi hajya n'ibindi mama yari yarambwiye igitoki cy'umunyi gibose urakizi aha grafe rero urakoze kuza kunsura ngiye guhita ngiye guhamagara muzi aka kanya noneho ngiye kumwereka niyo mukazana kugira ngo turebe ukuntu twazategura n'umunsi w'ikirungo ubuze uburyo mwete kubera yuko uri kubona ko ndasubira muri Amerika ahubwo ako kanya kaze mpite muhamagara haro amahoro muzehe iyo mu cyaro mumeze mute ya gahunda nakubwiraga ubushize rero yo kuza kwereka umukazana dore mukuru wanjye yarangezeho ubu ngubu turi kumwe aka kanya avuye hanze kandi nzi ko nta kindi aje kunshigikira kugira ngo turebe uko twabukora ubwo turaje tugiye guhita tukugeraho tugiye gufata iyihuse nako kanya sawa na mama ubwo bamutegura yego kugira ngo tutaza tugasanga yagiye mu murima ko tureta dusubirayo turi kwihuta cyane iyo mishogoro ni byo byose kuva guteka ngamubwe niwe igendere rwose genda nta ariko bose ari nakari ibyo ngibyo nibyo wari mu cyaro genda umunezabo weri kuri hano se turi gushaka akazi k'iki akazi ko gorofa koze byumva ariko no gutekana urabizi cyane ngo ubizi yego ndabizi uko biteka neza n'umunete byose urabizi cyane rwose numva akazi nta kibazo kuri kwinjira no mu nzu nibikiye mu ko bigeze bite cyane shaka gutuma akazi kubera ko ntabwo dufite kandi urukwa oya ntabwo bishoboka wanze umukozi w'umuhungu na nawe w'umukobwa kandi abahungu aribo bagira n'imbaraga cyane oya abakobwa bakora ibintu cyangwa ni ukugira ngo mujye muranca inyuma ntabwo bishoboka uyu mukozi ntabwo mwemeye nagende ntasubire babusha uruzi maze n'igihe natarya babusha n'amahera watetse nk'umwenda gasoza twigendere ndakwihera n'ifiriti mpagara ntusanga muri kimada uyu mukozi tugomba kumuha akazi akadukorera nje namushimye namugora bose ndagashoboye akazi ariko mada ibintu bitumvikanye ntabwo ari byo mwinjira ariko nta kibazo ibintu twigendere ingo z'iki gihe zaba ndareba cyane uyu mukobwa hari ziracamura ahari yaziciye wi umva
cyangwa ngwino yari yakwirukanye bari bakwirukanye ngwino madamu aragiye ngwino tuguha akazi nta kibazo ngwino ni karibu Mwiriwe. waje ariko mwana shonde nawe urahanyarutse umwe ngo mukanya ngo waruri ikigarira akanyugeze na hariyo mukaribu Murakoze. mwabize urugendo Bivuganye hose. Noneho yabyemeye. umukunzi urashobora kumanuka hano hantu ntabwo iwacu ni uko hameze rero ntakuhanga mukecuru wanjye babahungu bamaze kumpamagara ngo baraje ngo kudusura mwe ngavuye i Kigali ndi kumva moto hariya baje se cyo rero mana nyagasani we akira muhungu wa imbavu ntuzikane cyane zarashaje mwana wanjye murakomeye i Kigali hajya habagayo abantu naho dore singurira umukazana nakubwira umukazana mama umuhungu wanjye yarabyibushye ngo isoko yabaga hanze umva yabaga hanze gatenge wagumye hano mu Rwanda umuhungu wanjye yarabyibushye nakubwiraga rero umukazana wanjye ko tundana umuhungu wanjye yiriraga impamvu gusa yarabyibushye Sheri ninde? Wandi warushaka akazi Akazi ko mu rugo. Siyo mukobwa umeze nk'ukiri umukobwa ashoboye. agashari ndagukunda mbahuze n'abantu bashoboye akazi uyashoboye akazi cyane yize ibintu bya hoteli ndabizi sheri umukozi ntabwo ari kumukunda guteka ibiki Madame nshoboye guteka amafiriti imireti nkakoropa nkafura ibintu byose ndabishoboye akantu usumva uzi guteka karenze n'akanya utuntu twose nzi guteka nta kintu uzambwira kubatekera ngo kinanire nzandareba ahubwo sheri arabamengaza no guteka ifiriti n'umuceri arega wowe ubiteka mu gikono wowe ubiteka no mu barabizi gupfa ahubwo none ndanga igihe ko mbona ubyishimiye hajya no mufitanye ntabyo rwose byanyiraye ibyo ntibamaraso ntabyo rwose sheri ukuntu bimeze rero nasigara kwerekera inshingano zawe ugomba gukora akwereka n'icyumba cyawe ugomba kuraramo ugiye mu kazi ntakerewe murakoze mawuja umunsi mwiza mba ndabona yagiye sheri umugabo nawe ari kugiriye umukozi wanjye nawe agira amasomo ariko hagaragara n'umwogere mwana wa dore ururimi buriya njye ndagukunda buriya nawe kiriya kigabo cyanjye kiribukana kuko ariko ntabwo kimbirwa napfa jewe ukanikomere ntabwo rero ubu ngubu rwose nta kibazo ugiye kubaho n'iteka byose babushariye hari igihe nawe yawe gutoranyije muri ati mukundana ariko uri mu wacu reka buriya nanjye impamvu navuze ngo reka nkunzi mugambe guhamagara buriya hariya ewa nagukunze buriya naravuze ngo utaba Yegawe,
nasaza mutahe magutera n'urundi bindi mwashaka ngiye inzu rero bamujeyi na nje nambona nzabura kuzana aho ni ibintu mwamuri kamwirukana nkora radio kumukara wayo mama ariko mana yaje yewe nzewe sinzi ibintu nk'ibi ngiye gushaka undi mugore gushaka undi mugore aho kwemera ubwire kabisa wa wewe nabonye karishe Shari wanjye Shari what's happened the new urimo Hassan bisho Hassan Niki mana oya Akariko kazaje gushaka kumbaza kuma ujyayo kunyerekera kwerekera kwa mbabe Hassan nibishokana kashika imemuza imashini ari kumfungira reba mume muke kashika yasosa nukuma bwa mumbabarire kashika zoke itamo kugira ngo uya mugore wawe cyangwa umugore wawe namuca inyuma ntabyo nshaka ndabifata isoni kashika umwana kagasosa yakuze kumukunda niba ukeneye umugore ujya gusoza umushyira mu nzu yawe ariko ngo ndakwiyamye ikindi kintu kibarwanya ariko mbiza ndimurya birangira bambwira ngo umukozi no gukorera ni massage ukagenda gukorera nubwo turashaka guteka uwo massage ufite akazi kakure ariko uzikurya nayo bagukora kera ngomba kuguha ari kuzigura yakoze n'icyaha okay urabyemeye kuzigura kashika sinzajya kumubona muri iyi abana banje baziye rwose ako umukecuru wanjye wanjye wishima ko twabyaye neza ubwo uri kubona tukajyana turakwerera abana bacu bendereza umwana wanjye ateye imbere ryo ku rwego rwo hejuru oya sha muricara isiko atari yica tumaze kwicara aba bana babaye batera Ese icara dore turananiwe tuvuye ku rugendo twicara aba se oya karibu abakiriya wowe uricara ibumoso wanjye abagore bicaye iburyo ryari yego rwose umukecuru wanjye arashaje mujye ngaho banza wicare noneho ayiga we ariko uri kubona tutageze ku iterambere muzehe ndi kubona umuhungu wanjye arakomeye cyane uracamenya ikinyarwanda hari n'akantu nakuzaniye buriya naza kukakwereka nitugeramo ariko ndi kubona muzehe yarananutse dore mu gihinga amateke n'imyumbati ni karibu bakiriye turabagize muzehe cyangwa urwagwa karame mwana wanjye ntabwo nanywa urwagwa abahungu banjye bansuye mba ndoga rukwavu njyewe urekarakara muzehe none ushaka kuwukira ndi kubona mwaragize utubari twiza inaha ahubwo nzajya nturuka i Kigali nze kukanywera umva abana banjye urwarwa mbese reka mbabwire murabona yuko ndashaje mukecuru wanjye ndashaje rwose reka mbabwire abari cyangwa muhungu wanjye dufite amafaranga mwaje neza murakaza oya byera urayemerewe umusaza bayikuzanira ahubwo ndabigisha wo muzira bakorera byose urumva mwagiye iyo hirya nawe mwitinza uyu mureta yaje akira mu mushahara umwe uri kuvanga ashaka imfizi y'inzoga arebe ko wayimuhereza umushire rebe ko nawe yaramira igifu umva enda hano buriya wowe ukora wowe wibagiwe umubyeyi wamwise amezi 9 urugo kandi aka kabari kawe kakumuka dore haraye twarafunga mwihangane rwose nari ngiye kumuzanira ahubwo muzanire naje navuga pete metenge abana banje baje ngo none nanje umwa ibyo mbonye naje navuga pete metenge nta kibazo ni wowe bakaguhe buri wese icyo ashaka
rero dore ngiyo rukanyobwa n'igegera mu ngenda imfizi y'inzoga n'akabara umva ariko mama aracyatuje nka kera yahoze yitonda ahubwo si uyu mukazana mwamubonye mute ko nta kintu muri kuvuga Kazana mbonye neza nta kibazo cy'urwaye wararambagije muraho neza oya ntabwo amenyereye gusuhuza uyu si wa musaza ugiye hepfo mu rugo ni wa musaza ahandi niyo se kandi ko mbona ujya umuntu ukora hano yongeye kukongeza biriya bitanu ubwo rero umukecuru wabonye ko abahungu banjye basuye abahungu banjye ababyeyi banjye ngaba twibagiye kubaha za mpano mama bakire mu buryo bwabo harimo impano twabageneye murebemo rwose kandi ndabizi neza ko muri buzikunda umugabo wanjye harimo iki ni igiki dore izi telefone izi zirihe ibishangari ntabwo tuzikeneye iyi ni ukuyigisha umusaza akamenya kuyikoresha noneho iyi ngiyi nayo iyi ni iyawe sinzongera kuguhamagara kuyamuze dore aba yayiziritse nkakubura kandi hari igihe mba nshaka kukuvugisha urakoze mwana wa nisho cyiza cyo kubyara umwana agatura i Kigali nuko iyi niyo nakuzaniye nayiguriye undi n'abandi asa uzajya umenya kuyikoresha ariko uzabyiga uzabimenya ntacyo kuko n'umugana nk'itafari uzabyiga uzabimenya natwe twarabyize uzacika ukagwa hasi cyangwa agasanga rwigendeye rwisubiriye wa oya natwe twasize ntabwo tugize tuzimenya ntabwo rugendaga umugabo wanjye harimo biracaza ariko mwami mana nyagasani dore aka rero ni agakoti bakavanye mu butaliyani uzajya urakambara nazane nka mwambi ku mugabo wanjye ayiwe mpagurutse mwana wa yewe we Aiga buriya ariko mugabo wanjye wabonye icyiza cyo kubyara abahungu ariko nanjye nkagira umukecuru nkunda rwose abana bamuzasaze guca mwambike ese mukecuru ashobora kukamwambika uhora binyambika yabicuritse kera warabimfashe ndabishoboye ibyo nyambika wabicuritse ndagutuma nyoko mba ndoga data ubizi se na kera hose kandi kwambikaga nkabishobora nuko nganga we musoma gato mbaye umusirimu manuga rugigana neza icara nkumi yanjye ariko dore kino gitelefone we urakirarana iki ntunaragitahana ahubwo iki ndaje ndakiraza hagati yanjye nawe nacyo gifumbate n'ubu kukimewe n'ugusoma umukecuru uzamuye agafunga uzagende ikintu ukora urabona n'amadorari bita amadorari amafaranga menshi buretse gukoraho rumwe yewe umva Imana yabyariye hagati rwose kuri uyu musozi abana banje barize uyu musozi n'uwesha bamera neza uyu musozi rwose ni umusozi w'imigisha umusozi w'ibyiringiro umusozi w'imigisha umva murakarama mwiriwe mwa baturage barumana abana kure ki bari mu kabari
mwemera ko bikira mu kanwa barumana sinakubwiye ntigiye uri kugaburira abana inzoga bazaduha ba mama kubera ko abana baba batujuje imyaka yabo aba bana ntabwo barabo kuja mu kabari rero nakubwiye igihugu utanga inzoga inzoga ziha abantu bakuru bafite imyaka yo kunywa inzoga baje gushyira ba nyina na basi kubona umuntu w'imyaka 10-12 ba barumani mukabihurira none n'abasaza nk'aba aho batavuze abana basohoke bakimwica baba baje kureba filime iterambere n'aharyara umva muze ibyo ntibikureba bira barumani amabwiriza ntabwo nkuru yumva amabwiriza ndayumva ariko ni ukwihangana imvura yatumye baza kugama bakaba bari abasore babohereze umuntu nkareba barumani n'izi myuka Nibasha kugira vuba tugenda nyakubahwa gitifu rero ntabwo nari nshaka barumani wanje rega buriya ni amakosa aba yakoze ntabwo nshaka kugira ngo abana baje mu kabari nanjye ntabwo byanturutseho ariko wamfasha none kugira tubigenze dute waba umfashije shiramo metero bose umva shiramo metero gitifu siko musuzugura tubigenze dute nabarira rwose nkubwira